yarihanganye mu butwari bagize, nicyo gitumye mbere ya byose tubanza kugira ngo tuganire. Mubyeyi, ni iki mbega kiragiye byo byahise bigenda gute kugira ngo usangize aba bantu ko we wahise? Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turagarutse, ni Karosi ugarutse imbere ya kamera. Kuri kamera turabona umugabo ushima Imana witwa François. Turitiranwa kuko nanjye nitwa Uwihoreye François. Niwe turi gukesha aya mashusho. Imbere ya kamera murabona umubyeyi ushima Imana ukuze. Niba muri kubibona murabona ko rwose ni umubyeyi twakwita usheshe akanguhe. Umubyeyi tugiye kuganira nawe, ariko abantu bari imbere ya kamera barashaka kugira ngo ubibwire. Nitwa Mbanziriza Alphonse, nkaba nkomoka mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Mushubi, akagari ka Cyobe, umudugudu ni Rutoyi. Umubyeyi aturuka ku Gikongoro. Mwamubonye rero, ni umubyeyi ushima Imana kandi Imana agiye igira neza muri byinshi, iramurinda. Mubyeyi, uyu munsi tugiye kuganira. Uvuze kuri wo ku Gikongoro waje muri hari gahunda ise bibaza ngo se icyatumye ava ku Gikongoro akaza niye mpamvu? Naje mu bukwe bw'umwana wanjye Elizaphane, nkaba naje mu bukwe bwe yagize, akaba yarihanganye, aba yararongoye umwaka ushize, akaba arongoye ubu, bukaba bwatashye kandi kugeza ubu bukaba buri mu gufata umwanzuro wo guhumuza. Ati umuhungu wanjye Elizaphane, mu bana bawe ni umwana wa kangahe? Mu bana banjye ni umwana wa 4. Elizaphane ni umwana wa 4. Mubyeyi, hari ukuntu umwana avuka yarangiza akagakura mu buryo atarakura. Elizaphane yari muntu ki? Elizaphane yari intwari, akaba karakana kari nyangufi isumba barebare, ariko kakaba karankundiye rwose, kambera imfura, kariga kararangiza, nyone ubu kakaba kariho, kakaba kamaze kunyereka umukazana. Abaye umwana wa kangahe ukweretse ibirori, kuko tuvuye mu birori? Abaye umwana wa kangahe ukoze ikirori cyemewe, usezeranye mu imbere y'Imana? Ni umwana wa 2. Umubyeyi ati ni umwana wa 2. Nibo bana bubatse cyangwa hari abandi bashatse? Hari mushiki wabo washatse, ariko kugeza ubu kuri gahunda ze ntabwo zirakemuka, ndacyazitegereje. Murabyumva rero bakunzi bacu, uyu ni umubyeyi. Impamvu muraza kuyimenya, tukoranye iki kiganiro kuko twishimye cyane. Turi bamwe muri bamwe bagiye bashima Imana kubwo ibi birori. Aravuze ngo ubu bukwe bwari kuba mu mwaka cyangwa se mu mwaka watambutse, ariko bubaye uyu munsi. Mubyeyi, uyu munsi ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8. Tuzi ubu bwari kuba mu kwa 7 nkeka, mu kwa 6 kwa 2019. Mubyeyi, nk'umubyeyi wacu, mbega wabonye ibyari byabaye? Ubu bukwe twabwiteguye, tujya mu isaba. Ese nk'umubyeyi wa Elizaphane, umaze kubona bigenze kuriya umwaka, mbega muri uriya mwaka ukabona mukobwa ntabwo yari yujuje imyaka, reka tubanze dusobanura abantu nta kindi cyabiteye, ahubwo umukobwa ntabwo imyaka ari yuzuye. Rero habaho kwihangana na bya bigeragezo tujya duhura nabyo kugira ngo Imana idupime. Ntabwo ari ikindi cyabaye kugira ngo ubukwe butaba, ntabwo yabenzwe, ahubwo yarihanganye mu butwari bagize, nicyo gitumye mbere ya byose tubanza kugira ngo tuganire. Mubyeyi,
ni iki mbega kiriya gihe ibyo byahise bigenda gute kugira ngo usangize aba bantu ko we wahise ubyumva mbega mu bundi buryo? uko nabyumvise nararoye maze gusaba bamaze kumumpa bati nta wundi dushobora kumuha ni wowe. kuva k'uwo munota nagiye nemeye ko umugeni bamumpaye, ndataha ngera imuhira ndagomeza niragiza Imana, nkunda Imana kugeza ubwo none ubu Imana ibyo nayisabye irankundira irabimpaye, izahore nyibuka. ntabwo barajya gira nka zingahe ushyiraho marine na pare Elizaphane udasika ngo windikire hariya hirya rasi ku nshuro yawe hariya hirya fata mwegerane hariya yizire byihorera birabaye